uzi kumenya ikintu maze imyaka 11 ukijijwe ngiye maze 12 ans noneho nkuko abivugaga ukabuze neza ko wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ntiwaryaryaga kira noneho hari nibyo twita ubumana narahanuye nirukanye abadayimoni nagene bitarane binini nabwirije abantu barakizwa barihana nabonye presence y'umwuka wera nabonye gukora kw'Imana none nashaka kuvuga ko ntari nkijijwe icyo cyo kivuga heke iyo ubuntu uko kuri kuje Imana ntago biburwanya na of course ariko uko kuri umuntu akwakiriye aho ho ntibimbe impamvu ituma umuntu yibwira ati wubwe akiyumvamo amakimbirane conflict kubati sinakijijwe se hanyuma si bibishya ngiye kwakira byo nibiki ibyo birashika je ntibyambayeko je kuko sinovuga ngo byarambaye ko ngiye conflict muri jewe mugabo hari abantu bishika kumva umengo kurekura ibyo yarasanzwe afisa avuga ati hari n'abanzi bavuga bati nzogenda bukebuke nzogenda systematically hana abandi gashavuga bati bine byo kubyigisha abantu bakuze ekuta nibyo byabana ni ubutumwa bwiza ni ibintu basic ni byo rufatira birashika bivanye n'umuntu ngena asanzwe ameze n'ibintu yubatse kuko ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana buza gukura effort y'umuntu ingufu z'umuntu bugatuma Kristo baganza kandi umuntu akunda gukontrola wavuze we uhamye bwawe ngiye mu by'ukuri ntakubeshye nibajijeho ubuntu buza gukwira muri ngi nanisanzwe nsenga reka nkore byo bindi wavugaga wiyirizaga ubusa ntaga ari ukwirata imirimo ariko ku myaka 18 nibwo nasenze iminsi 40 niyirije ubusa 40 jours utarya saa 6 nijoro iminsi 40 byibaze nawe ntabwo nagendaga ntambaye ikoti kubera kunanuka kugira ngo ugire ubashe kurya baragutamikaga nk'umwana niko byangendekeraga nagiye kurya nyine ndatengurwa kandi nashakaga Yesu nashakaga Imana ntibishoboka kuba mu bihe nk'ibyo uburi muri presence y'Imana usohokamo ufite hishurirwa ryinshi ndikubwira personal experience hishurirwa ryinshi imbaraga zo kwirukana abadayimoni ukabona igitinyiro cy'Imana cyinshi no guhishurirwa ntugire ngo Bibiliya ikinjira mu mutwe byanditswe bikiyongera yewe ukanavuga na Yesu ku buryo n'abantu bavuga ati wow aravuga Yesu ariko mu by'ukuri bwa butumwa bwiza ariko nitumutima cyangwa ubwonko bwo butumwa bwiza buvuga ko umwizera afite ubugingo buhoraho kandi atazacirwaho iteka mu by'ukuri umuntu atarabimenya mbabare ntwaye umwanya ariko icyo nshaka kuvuga ngiye reka mvuge ngo nari naramenye imbabazi ariko naramenya ubuntu kuko ngira ngo nabandi nkubabivuzeho ntibahakana ko Yesu yapfuye ngo azuke ntibahakana ko twababariwe ariko ntibarengaho kuko kuvuga ngo noneho fite ubugingo buhoraho nkuko abivuze bisa nabavuga ngo noneho hawe kibari cyo kwikorera ibyaha kuko normal maho naganje haraha yarambabariye ariko noneho ni wongera ubugingo buhoraho uzabubura ugomba noneho kwirwanaho irwaneho koruko ushoboye nakubabariye dore noneho iyiriza ubusa nyine cyane koruko ushoboye kugira ngo utongera kugwa mu cyaha kuko kukigwamo uzapeya cher icya kabiri nukongera gutoneka mwami urangeye kumubamba urongeye kumubamba ku musaraba sesa ngira ngo sinzi bambeshya niba wenda ntihagije experience ariko iyo urebye nabandi nge nkubwiye yanjye ukumva buza hushyira ubwo buntu kandi uri rimwe ukarwana nawe no kuvuga ati ntabwo Imana siya yabanje kunkoresha buriya se sinari nkijijwe cyane ko ufite ibihamya nakubwiye imbaraga puissance manifestation ya bigatuma rimwe na rimwe hari reka mvuge ngo iki inyongera ihambaye cyangwa se ukuri ukwiye kwakira kurenza ukundi ikiza kirenza imbabazi umuntu akanga kucyakira ntibishoboka byo birashoboka kuma afite bagaze ku mayente yagaze no kuco turi kuko urabona ikanda kubwiye nako ndiyumvira mu gatondo Imana yafashe ibintu bihambaye ibishurira inzoya abana impinja mu Kinyarwanda yabishuye senga umuntu senga nta PhD dafise ibishurira Ange Michel umuntu mutonyi namuravye mu mugaya n'abantu bato hama abantu bakuri kunda kugora abantu amaze kubaka izina yego kandi bamaze gukora ibintu nk'ivyo bikora vuga acavuga ati none ivyo bintu ntibica bintera kuba usubira inyuma gukosora inyuma gukora ibintu mu buryo butandukanye iyo conflict je nibaza ko conflict nagize umutima wanje kwara gukosora ibyizegwa bitavyo nigishije niyo conflict nakoze
aho rero niho benshi baca batinya kuko ko ashobora kuza guhagarara imbere y'abantu ngo ababwire ati ego nimwarabonye ibi n'ibi n'ibi bitangaza twarakoze ibi mugabo hari byari bibuze ako kantu ko guca bugufi niko katugoma umwana w'umuntu akunda gukontrola ngo ndakivuga aho rero benshi niho bagorera kumva yuko umengo borekura barekeye saganza